Inshuti muteze amatwi Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba radio yanyu yabategura igice cya mbere cy'umukino witwa Inshuti z'iyisi. Wanditswe na Kubwimana Serafine, unononsorwa n'itorero Indamutsa. Ese uwo wita inshuti ni muntu ki? Wowe wita inshuti wumva wamufasha iki? Ari iby'isi n'inshuti ni iki gifite agaciro? Babazwa cyane n'umuntu uhemuka agahemukira uwamuhetse ngo akunde aramuke nyamara atazi ko iyi si turiho twese turi abagenzi kandi ko nta uhemuka ngo azabure guhura n'igiheme igihe icyo ari cyo cyose. Nimukurikire umukino. Sheri wenda kariye asabye imbabazi Musafiri, umenye ibyambayeho n'ukuri wambabarira. Sinjya ngumenyera Kayite. N'ukuri mukunzi wanjye umenye impamvu natinze wambabarira. Uhura n'impamvu zigutinza. Ko waruzi kuri butinde kuki utamamagaye ngo mbwire ko uhuye n'ikibazo nigendere. Nze kugaruka kugufata umaze gukemura icyo kibazo. Babarira mukunzi ndabizi nakwiciye gahunda. Gusa ibyo nahuye nabyo byatumye ntatekereza. Ariko se Kayite, ubwo koko guhura n'umukobwa mwabanye mu ishuri bihuriye no kuntinza koko? Niko ibyo nibyo uvuga ngo wahuye nabyo byatumye unyekira gahunda koko? Hasoni nibyo n'ukuri. Niko twavuye mu rugo uje guhaha ngomba kugutegereza nkagusubizaho nkigira muri gahunda zanjye. None umva koko urumva ibyo bintu? Ubwo surakaye wumvise iki koko? No, ibyo ntabwo ari byo Kayite, ntabwo ari byo rwose. Nakuguze ko nabanje kumuyoberwa kandi twari inshuti nubwo namurutaga, kuko bamuhaye igitanda cyo hejuru kiramunanira aramanuka turararana. Twabaye inshuti nkajya mubitsa amabanga kandi ari umwana naho akambitsaye. Sheri Karame, ngomba kukwakira kuko ni kuri nkamenya ko umugore wanjye kandi ko ari ukuteye. Ntabwo ujya ugendera inzira imwe. Nkamenya ko iyo uhuye n'abari ruhura nabo nawe ukarira, yahura n'abarwayi akumva yabafasha kurwara, yahura n'abarwana akabanza akabakiza. Ibyo byose ngomba kubyakira. Sheri abarwana bose nzongera kubikorereza. Ubushize habuze gato ngo wa mugabo wari utuye munsi wacanye se ikirahure kizarwana n'umugore. Ariko nubundi narakubwiye ngo ujye ushishoza, sibyo? Urabizi nanjye ubwanjye ushinzwe umutekano sinapfa kwiroha mu gacu k'abantu ngo ngiye kubakiza nabanje gushishoza. Ni byiza gutabara pe, ntabwo nabikubuza, ariko wahamagara ababishinzwe. Uranyumva neza? Ushobora gutabara mu bundi buryo ariko ubuzima bwawe mu bibazo. Uzi ko ngukunda cyane, sibyo mugore wanjye? Nyina w'abana banjye. Uramenyerera utazampfakaza, sibyo? Izajya mbanza nshishoze mukunzi, ariko nyine ntiwatumye nkubwira icyantindije mu isoko. Oya wakimbwiye, ntiwambwize ko wahuye n'umukobwa mwiganye mu mashuri nakungo mwabanye mu cyumba mukararana no ku gitanda. Wabimbwiye da? Yarahindanye Musafiri we, mbega yarahindanye pe. Uzi ko nabanje kumuyoberwa. Yampamagaye agera ubwo ampamagara mu mazina yombi. Nitegereje neza mbona ni uw'Amahoro disi. Aracuruza se? Reka da. Nabaye nkimuvugisha araturikararira arambwira ngo inzara igiye kumwica. Ngo yaje mu isoko kureba ko yagira uwo atwaza akamuha 500. Nuko numva agahinda karanyishe. None se ubwo se mwiza hamwe arigararangiza? Ntiyarangije ariko sinakurikiranye ubuzima bwe kuko urumva yaje gutangira uwa mbere ndi mu wa 4 kandi yageze mu wa 3, ubwo ngewe nari mu wa 6. Bakaba namwe muri babi sinzi icyo mupfa n'umwana w'umukobwa ubyirutse ari mwiza. Abagabo nkanjye Kayite. Umugabo ungana uko yamuteye inda Sheri abavuye mu ishuri gutyo.
narahangayitse ambwiye ko atwite urumva ko twaganiraga byose pe. Gusa namugiriye inama yo kudakuramo inda akajya iwabo akabubwira mama we kuko yari afite nyina wenyine. Nizo urumva nyine ubwo yishinze abagabo bamwicira ubuzima. Barabwishe pe. Ambwiye sinamubajije niba kuva icyo gihe atarasubiye mu ishuri. Rero uw'amahoro yari yaransuye iwacu ariko njye nari ntaragera iwabo. Kandi urumva nahise ndangiza kwiga birangira bityo. Ariko yahuye n'ibibazo pe. Yahuye n'ibibazo ntabwo nabona uko mbikubwira. Uzi kubona uw'amahoro yari igikobwa cyiza cy'amatayi, amaso meza, inzobe nziza ikeye. Imana nababaye bitanu nari nsigaranye ndabimuhaye. Musigiye na nimero zanjye za telefone. Murangira n'iwacu ngo azansure tuganire. Icyo ngukundira rwose ntiwari gutandukana nawe utamuhaye amafaranga. Aho ndakuzi cyane rwose. Wayamuha kuri yahuye n'ibibazo bikomeye. Nanjye ndabyongereye kuko mubajije umwana amubwira ko atabaye. Yaramubyaye arapfa. Nyuma gato ngo apfusha na mama we. Mbese bye ni birebire. Yumva ntitindijwe n'ukuri se. Gusa urambabariye. Yababa we uzi ko habonaga gato nk'inyota ikunangure. Urakoze cyane pe. Sinabimenya ariko ndabona ari ubwa mbere rwose mugeze muri urugo. Kandi rwose mpamaze imyaka myinshi. Nibyo. Ni ubwa mbere mpaje niyo mpamvu utanze. Kandi mpageze nayobye cyane. Nabanje kwerekeza mu ruhande rw'iburyo nshakisha nimero y'urupangu bambwiye. Ndashaka koko ndaheba. Nuko mbona kwibuka ko yambwiye ko ari mu ruhande rw'ibumoso. Ntugatera kwa ntuza se. Ariko ubundi se mwaje muturuka he? Hano mu mugito. Akada wagira ngo rwose utunze mu cyaro cyaherera. Ntuzamo pe. Kuko nabanje kuyobagurika. Akavumbi kandeze. Nashakaga mabuja se cyangwa ni boss? Bombi. None se mufitanye isano na mabuja cyangwa ni boss? Ndi inshuti ya madamu wa hano. Ariko rero bari bamubwiye ko uri buze. Kuko rwose winjiye hashize nk'iminota 5 rwose yonyine imodoka isohotse. Bagiye mu bukwe na boss hamwe n'abana. Umusore batahiye ubukwe rwose n'inshuti ya boss cyane yitwa Gatanazi. Yari yaratinze gushaka none arashyize abonye we rwose. Ese yewe ubwo turanyuranye disi. Muranyuranye. Ariko sinamurenganya sinamumenyesheje ko ndi buze. Ndabizi mabuja rwose ntiyaba afite umushyitsi. Ngo ngenda atambwiye ngo mwakire neza. Ariko se kuri ubu hari umuntu rwose usura abandi atababwiye koko. Kuki utamuhamagaye? Twari twahuye nka nimero ze. Ariko nta telefone mfite. Muri iki kinyejana tugezemo? Ifaye. Yewe ihangane nyine rwose izwe n'ikoranabuhanga. Naho undi mabuja rwose ntumurenganye yakira abantu neza rwose nta muntu ajya yirengagiza akunda abantu cyane rwose nanjye arankunda. Nibyo? Cyakora telefone nari nifite barayiba. Ariko abajura nabo rwose nta muhwe bagira bakiba nawe koko bakakwiba. Naho undi mabuja rwose ntari birye pe yakira abantu neza. Yewe abandi bana barahiriwe no kuri. Bebereye inzu nziza igerekeranye kayita isabamo rwose. Naho njyewe ariko iyo umuntu agira umutima mwiza Imana nyine iramumenya nyine nawe ikamuha guhirwa. N'umugisha bireke. Ubu se ntitwabanye mu ishuri turarana ku gatanda karaso dusangira akawunga n'ibishyimbo. Abaho guhirwa babarira. Yigiriye umugisha nyine ashaka neza abona n'akazi keza. Kandi abyitwaramo neza rwose kuko ni umuntu mwiza cyane. Ariko se ko wagira ngo wowe rwose ntiwahiriwe n'urugendo. Niko washatse nabi. Nshaka. Urushako ruri nyine narwo rugashajisha da. Uzi ko wagira ngo uri mukuru wa mabuja. Leta sinanubwo tungana. Nduta kure pe.
nawe ntubeshye mpamvu aracyari inkumi rwose ariko dore urashaje pe afite icyo wamuhungu ariko ngiye mvuze ibyo mbona akagenda ngiye nitwa Buduru mvugisha ukuri sinjya mbeshya rwose hakiya mungu wa mwana we wagiye ugenda ureba urabona ngo urankanga koko mbabarira nyogoko nje niruka nishimiye kukugezaho inkuru nziza ntabwo nari nzi ko igikarayi kiri mu nzira rwose ahubwo nanjye nari nituye hasi nkunda ko uhora inkuru nziza Denise mwana wanjye nyogoko ndakumva ya ntego yanjye yo kuzaba umuntu ukomeye nayigezeho nta kabuza rahira uzi ko natsinze kandi natsinze habura rimwe ngo nuzuze amanota yose nyogoko nuko mwana wanjye ngo ufatiye iry'iburyo uzaba umuntu ukomeye maze hose bakumenye nzabigeraho mbikesha kwiga nyogoko ndabibona kuko uko ushoboye kose ngo ntagire icyo mbura ntacyo uzamburana mwana wawe nanjye rwose sinzagukoza isoni nyogoko ndakwizeye umukobwa mwiza uzige neza nyogoko ndakumva mwana wawe wikwimyoza uyu mugoroba n'uw'ibyishimo nta kwimyoza ndakwifuriza ibyishimo Denise mwana wanjye ariko nanone sinabura kubabaza na nyoko wakubyaye yarangije amashuri abanza yatsinze ibyishimo birantaha maze agiye kwigaho kuzana diplome nk'abandi agaruka imbere Nyarwege ayo mashuri ntaho yagejeje ngize ngo musubizeyo yige arangarananira kugeza kubyaye akakunjugunyira uruhinja rutaruzuza n'ukwezi akagenda ubwo nyogoko ndakumva uri mama uri data uri marume uri data wacu ukaba mama wacu nta kibazo mfite si uko abo bose uvuze utari ubakeneye mu buzima bwawe mwana wanjye nta wanga ibyiza arabibura kibondo nyogoko ndakumva none si unkenere mama utarigeze nkunda iyo nkunda ntiyari kukunjugunyira yari kunyizirikaho akampangayikira nk'uko abandi babyeyi bahangayikira abana babyaye si uko nkenere marume se narasanze abahungu wabyaye batakibaho nkenere mama wacu se kandi warambwiye ko umukobwa wabyaye ari umwe rukumbi ari we mama wantaye nkenere data se kandi ntazi uwo mama yambyaranye nawe Denise karame si wowe umaze kuvuga ko uyu mugoroba ari uw'ibyishimo none urashaka kundiza mwana wa kuri umwana ubundi amagambo nk'ayo yakuraye ihangane mwana wanjye nisanye nyogoko rwose nari niturije nzanye inkuru nziza ko natsinze nzi ko tugiye kwishima humura none dore aho kwishima turarize nyogoko humura nibyo koko turishimye mwana wanjye ariko se nubwo watsinze ufite ayo manota meza ko numvise ko kaminuza z'ubu zikosha amafaranga tuzayakurahe ko duke mbona ntukoresha mu buhinzi no kudutunga nyogoko ndakumva mwana wa amanota mfite arampagije rwose ngo nige ntishyura abayobozi bambwiye rwose ko uretse n'aho iwacu no mu mahanga igihugu cyandihira nkiga ubu ngiye gusigara muri uru rugo njyenyine njye nisiga nisange nihamagare upfa kandi nyogokurura ntumvikize nyogoko ndakumva amasengesho twasenze ngo nzatsinde urayibagiwe oya kandi haracyari igihe singenda uyu munsi cyangwa ejo turacyari kumwe rwose uyu mwanya nkwitaho nkagutetesha nkagufasha imirimo ntari bugusige ngo ngiye ku ishuri erega Denise uvuga ko ndi nyoko nkabaso nyoko wanyu na nyogosenge nanjye mbara kuri umwana wanjye ukambera umuvandimwe ukambera n'umugabo niko bimeze umugabo wawe rero azajya mu butumwa bw'akazi nakobwa kwiga nyogoko uzihangane mada kandi witware neza mu gihe azaba adahari ntusetse Denise ubwo uratangiye ari wowe nyogoko ndakumva mwana wawe ni ukuri ndagukunda cyane ndabizi sinzi ko hari n'undi muntu nzakunda nkawe ubwo se urashaka kumva kamvamo agakise nyogoko ese we yagize angahera ndetse kandi wa musore wo kwagashira bake haruguru aha mbega nyogokuru mbega iki
nzaguhakanire nte nyogoko? Uhakana iki? Erega nuko twiganaga gusa tugafatanya mu masomo, ariko nta rukundo ruri hagati yanjye n'umuhungu wo kwa Kashira bake. Nibyo? Denise mwana wanjye. Karame. Ndishimye. Kandi nshimye Imana ko yarangije. Mwana wa. Karame. Amagambo yakuvuzweho n'uwo muhungu yandaje ntasinziriye amajoro n'amajoro. Nyogoko naravuzwe ndabizi. Ni ukuri. Ariko shyira umutima hamwe rwose nzakubera umukobwa mwiza. Yego sha. Nzasohoka mu rugo rwawe nshagawe n'inkumi n'abasore b'urungano rwanjye. Yego mwana wanjye. Nyogoko ntabwo nzagutetereza nka mama wanjye. Nuko mwana wanjye. Naho undi mugenzi wanjye nawe yatsinze da. Namurushije nk'abiri gusa. Ibyo ni ibiki Deni? Ibyo ni ibiki utumye nkora mwana wa? Urumva ntashirije koko ubu turararira iki? Murakoze cyane papa na mama, muracyashoye umuziki kabisa. Isatumye mbyina ntabiherukaga none inyota iranyishije mpereza amazi aho ngaho. Oya nawe amazi iki uranywa amazi umwana wacu yatsinze Kayite. Reka uyu munsi uranywa umuvinyo rwose. Yabamba amazi ninywere Musafiri rwose sinshaka izo nzoga ejo nifitiye akazi n'amasomo. Ureke? Ntabwo mbishaka rwose. Deni mwana wanjye rero ndagushima cyane. Urakoze papa. Kuva ku myaka yawe rwose ubu uri mu bana barangije ayisumbuye kandi ukaba waratsinze neza. Nanjye ndashimye. None rero mwana wanjye ndabumva. Inyaka icyo ushaka cyose ndakiguha pe. Kundi yabase Deni. Niwe mujyanama wanjye mu mahasana iki papa? Usaba icyo ushaka nyine ariko kitakwangiriza ubuzima. Papa, simbeshye. Ngusabye gukomeza kumbera umubyeyi mwiza w'icyitegererezo. Nje mpora nifuza kuzaba umudogiteri w'umusirikare nka data. Ngo umuhungu wawe Musafiri ndabizi ubwo wari uzi ko agiye kugusaba telefoni zihenze cyangwa imodoka. Wabimenye Kayite. Uwo ni Deni twabyaye umwana wanjye nishimira. Ukunda kwiga kumva ibindi byose azabyibonera nakura. Niyo mpamvu rero urumbonye ko wasondetse Kayite. Ese mugabo mwiza. None kumbyarira abana babiri gusa Deni na mushiki w'uwera. Yane akandi kana kamwe. Yego mama, rwose we na papa mugiye gusigara mirongo. Tutishoboye wera yatsindiye kujya mu yisumbuye, nanjye ngiye kujya muri kaminuza. Ahubwo se sha Deni. Karame papa. Niko. Wagushakira ishuri ukajya kwiga mu mahanga sha. Oya rwose papa, ndacyakeneye kuri wacu. Ndacyashaka kubana n'ababyeyi banjye bakamba hafi, nagira ibingora mpora nabyo mu buzima nkabasobanuza. Nanabakumbura nkagenza kubareba. Ngo umuhungu wanjye ko bwanjye bibaye byiza Deni yaniga ataha hano. Mvambese. Nawe urabura kubyara akana ko mu masaziro tukabona ko dusigarana ahangaha mu rugo. Hano urashaka kwizirikaho umwana umubuza kujya kwiyigira no gushakisha nyine ubuzima. Erega katagurutse nikamenya iyo bwese. Rwose bagenzi banjye dukorana abana babo barangije ayisumbuye bazahita bajya kwiga hanze iyo ngiyo. Na Deni rwose yemeye twamwohereza ugakarishya ubumenyesha. Ndetse umwana Musafiri. Oya yajya kwiga ariko. Rwose mureke nashaka kujya hanze aho ngaho azabyisabira ubwe. Naho ubundi by'umbwira byo kubyara ntibindimo pe. Akazi no kwiga birampagije. Nako ntandaye mu zabukuru. Ariko rero ntushashe cyari nkumi mama. Siko hari abana twiganaga bazaga hano ntibemere kuri mama wanjye ngo uracyari muto. N'ubundi nyoko aba yishajisha kandi ari muto Deni. Niko umuntu twabanya kirangiza yisumbuye se ariko ubwo Kayite uba wirengagije ko kugira ngo dusezerane byabaye ngombwa ko wakuzamurira imyaka ntabwo ubyibuka. Kaminuza yayitangiye rwose amaze kukubyara. None barakiga ntibashaka kuzavumbura imibare mishya ikoreshwa muri kontabilite. Yewe ibya Kayite si bisigaye binyobera. Ndeka niyigire Musafiri. Uyobewe ko wansize ntwituwe ukajya kwiga hanze bigatuma mara imyaka ine yose ntiga.
wowe uri dogiteri, umuhungu wawe n'umukobwa barashaka kuba abadogiteri, none Kayitesi aba ari njyewe usigara inyuma rero. urugo rw'abadogiteri gusa. rero mfungure umuziki ubundi dukomeze twishime rwose. ariko ubundi niko di niko Karame. Abuduru natumye ko yagiye agahera byamugendekeye bitera rwose. naje bosi, naje warahi kandi ibyo mwantumye byose ndabizanye rwose ariko zaba bitabudura niba nukuri kwibanuka wambaye ubwo kumwe wambaye impinduza Abuduru. wambaye rero iyo bosi antumye sindeba inyuma, sindeba n'imbere, sindeba n'ibyo nambaye mpita ngenda ndiyafande. urasetse rwose nawe. Deni akira mwana, narakwemeye rwose, nakwemere ko nutsinda neza rwose nzaguhemba. akira rwose urakoze cyane Abuduru. iyi saha umpaye rwose izahoraga kuboko ntabwo izavaho. kandi uri inshuti yanjye Abuduru, ntubizi se imisinga iri mu byanyoroheje ubuzima niga neza. wongere kutavuga ibintu twajyaga tuganira imbere y'abakuru, ntiwumva mwana? kandi uragenda wumva ukuze ko nsinziriye. burya wakangutse gatana. nigeze nsinzira se ahubwo byagenze bite? nanze kuzaha mu cyumba ngo ntakukangura naho ntiwasinziriye. baranyabegara umugabo wawe yarahize amaraje akikuryama iruhande, ubu urabyutse ngo ugiye mu bikoni guteka. ibyo byose nibyo nkeneye. numvaga naniwe nanga kukubuza kwisinzirira gatana, naho ubundi rwose. hasi iwanyu nta bakuru babayo cyangwa hasha waje banyogosenge bataguhanye? nisara ariko ko wiganirira, naho ubundi naba ndushenye da. niganiraga rata mfata neza kandi rwose ndabigushimira mugore mwiza. ubwo udasinziriye rero ndekure ikiganza njye kukuzanira ibyo naguteguriye. nibikize waretse ukayibona mbizanye. reka mbyuke tubisange muri salo ndeke kurira mu buriri nk'umurwayi. niba wanze ko tugenda umwetse rero ngaho ujya ku mugongo ngo uheke. washobora yewe utanyiturira hasi. ku munsi w'uko se ko nagushoboye ubu mu byumweru bingahe wiyongereyeho ibiro ku buryo ntakubasha? ni ukuri nabwo nani mfite ubwoba numvaga uri bundunde hasi. kuko ndusha ibiro rero. karibu ku meza rero mukunzi wanjye, musore mwiza n'ibibero nkabo wanjye n'ubuzima bwanjye bikaba ibyawe. urakoze cyane gara n'umwana hawe na rurema. nakubwiye ko utagomba kurya udasenze sheri. ubyibuka ko byose biva mu gusenga intwaro y'urugo rwacu n'isengesho tukazaritoza n'abana tuzabyara. yewe ni uko bintoza gara, njye namenyereye gutekerwa na wa muhungu wasanze hano, nkaza ngasanga byakonje nkabirya mpagaze ibitotsi ari byose nirukira mu buriri. ahubwo uvuze abana ndibuka gara. wibutse iki? nyine agaseseme. nawe muganga koko gatana? gara ngashaka umwana cyane rwose urabizi, natinze gushaka ba Musafiri n'urungano rwanjye bafite abana bagiye gutangira kaminuza. ariko buri muntu agira isaha ye mukunzi, hari impamvu yagutindije utagomba kwirengagiza. mama wawe yari arwaye, ari wowe ugomba kumwitaho bidahora we. kandi nizere ko umunsi n'abashyitsi turi bubone. wikendi ishize baratuzengereje narakurebaga kumva narira. ntibazi ko nshaka kwishakira umwana uko mbonye akanya. ariko ikintu ushaka kumusaba ukagica hirya no hino ni igiki Kayite? sheri ndabizi ngusaba byinshi ariko ni ukuri mbabarira unyumve. ariko uyu mugore ni muzimara ntigize nyine Safi, noneho ni ukuri ndabona nta kindi namufasha pe. kumuzana hano mbese nubwo wamara umwaka umwe tukamwondora. ngo noneho urashaka kuzana ndi hano Kayite?
wa mukobwa nakubwiye twabanye ku ishuri ari inshuti yanjye ubuzima bukamusharirira Musafi uyu munsi yansanze ku kazi kuko ngo aje mu rugo kabiri asanga ntahari ntiyari azi ko niga muri weekend. Urashaka kuzana undi mugore hano Kayite? Wowe wazanye Uwera ari uruhinja uvuga ngo uramuzi neza azakurerera umwana byagenze bite? Urabyibuka? Nyine yaratwibye none anasiga Uwera wenyine arigendera. Ngaho ariko amahoro ndamwizeye ntiyabikora Musafi ni ukuri yahuye n'ibizazane byinshi mu buzima. Kubona umukobwa wo mu myaka y'Uwera kuriya abo bangana barashatse abandi baba iwabo nuko nyine afite ibibazo. Harya yakubwiye ko kuva mwatandukana atongeye kwiga? Ngo nibura umushakira akazi ko gukora isuku ariko yikuza kubuyera no kuba iwawe. Erega sheri uwo amahoro twabanaga afite mama we wenyine urabizi nakubwiye ko nawe yapfuye. Nyine yararangaye agurisha iwabo ngo amafaranga yashora mu bucuruzi arahomba. Mbese ni ukuri ntaho ari pe. Ariko rero reka nkubwire Kayite, wari ukwiye kubanza ukamenya neza imico ye sibyo? Icyo nifuza ni ukumufasha gusa nubwo yaza tukabyita ko tumuhaye akazi ko gukora mu busitani n'isuku tukajya tumuhemba make nkamugira inama yo kwizigamira ku buryo yazagira icyo amumarira. Ariko umuntu twabaye inshuti rwose ntiyangare ndeba. Uzamuzane mugore mwiza tazavuga ngo nakwimishije umugisha. Urakoze cyane, urakoze Musafi, urakoze mukunzi, Imana iguha umugisha. Ikindi rero ejo tuzasura Uwera ku ishuri. Ngo kuki utanyibukije kare Kayite? Maze kwemerera umuntu nkeneye kwa muganga utumva koko use biragenda bite koko? Ko narinzi kubizi se tekereza udasuye umwana kandi n'ubushize narajyanye na musaza we twenyine. Mukobwa wanjye yazanyanga rwose. Use ndabigenzane wowe kandi umukiriya wanjye nta wundi muganga yakwemera pe. Ndabigenzane Kayite. Muvuganye sanga ese ko ku ishuri batangira gusura saa 7? Tuvuganye saa 4 ariko nshobora gusanga ikibazo gikomeye bikaba ngombwa ko abagwa kuko nimvuna amaranye igihe kandi ndamuzi rwose nta wundi yakwemerera kumukorera operasiyo atari njye. Ubwo umukobwa wawe arahombye nyine. Uwera arabizi ndamukunda cyane. Ubutaha azaba yaraje mu biruhuko. Gwiki ntibishoboka ntiyazana aramusura Kayite. Ahubwo nzarenga ku mabwiriza njyeyo atari n'umunsi wo gusurwa nitura imbere y'umuyobozi mu musabe wenda azamuma. Ibyo ariko nabyo birashoboka kandi bakwemereraho kugira ngo Uwera azakurakarire Musafi. Makuru bushize ntishimiye kutaza. Ariko agomba kumenya ko afite sasangiye n'igihugu n'abagituye ntago ndi uwanyu mwenyine. Turabizi rwose ko tugusangiye nacyo n'abagituye kandi turanishimira ko muri iki gihe twakwihariye twagize amahirwe bakuzana gukora utaha mu rugo none turirize. Reka nicecekere bitazaba ukagira ngo narabisabye da. Ibiki? Nyine kunjyana gukorera mu burengerazuba bw'isi. Noneho twajyana no kuri Musafi. Bijyanye gikuyemo n'ukuri nta nicyo gikoze cyari cyasinze cyabaye ibyatsi. Yego ikigo none nk'icyo utagize icyo umarira koko. Nikigende se ubu ntitwari tuburaye koko. Byebarira rero mbwira icyo ushaka kurya. Ngende ngura ibirayi n'amagi turya special se. Si waretse tugasohoka we tukarara tubyina ukanansezera. Ariko ko kurakomeje w'amahoro ugiye kunziga muri geto njyenyine. Akubwo wabona aho bagutunze kandi baguhemba ukaguma mu butinde turimo kuko ari kandi rero abakiriya baranabuze. Barabuze ikindi ndashaka guhinduka pe nahindura ubuzima kugira ngo nzajye iwacu kureba niba umwana wanjye na mama bakibaho. Mana wewe uwo mwana wataye ari uhinduka maze imyaka 19 yose urumva azemera kuri nyina ko kuwamaho? Uretse umwana se mama namutereye wazanyakira mu rugo rwari wamaho. Urahemutse n'ukuri
njye nagize ibyago sinabyara iyo ngira amahirwe yo kubyara umwana nari kumwizirikaho mpaka iyo wanjye ntawe gusubira iwacu nawe ari mbabarira cyane nta kintu na kimwe cyatuma n'umwana wanjye n'ukuri ariko wabyihoreye uzi ko nakoze uko nshoboye kose ngo mbone umwana bikanga sha hari nubwo rwose hazaga umugabo nkumva namukunze ko namubyara umwana ariko wapi byaranze ari ndakumva umugabo watinda bwa mbere nteye niga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye baba we nuko mba mvuye mu ishuri ndagenda ndabyara umwana wanjye agize imyaka 3 arapfa gumaho mu cyari iwacu maze wagira ngo bari baranandoze ibigabo bifite abagore ubwo mba nkundanye n'ikigabo cy'igicuruzi ku isantire y'iwacu cyarekuraga amafaranga nk'ikiyikuraho ari yarekuraga amafaranga nk'inzetse nuko nacyo kiba kinteye inda ndavuga ni noneho mama ntabimenya zambamba kuko rero nari mfite kashi iyo nayikuyemo nta kuzuyaza abana we ukuramo inda koko ariko kuko nabanaga nacyo nk'umugore wacyo byatinze kuntera indi mu gihe mama yari atangiye kwisuganya ngo asubize mu ishuri umuntu uzabaho ntuzamukinisha ari cyane nanyoye imiti n'indi y'ubusindi iragenda yigira kasha yanga kuvamo nawe ntiwari ushobotse rata ni ukuri nababaje mama cyane ari nabonye yanze kuvamo rero nirwaza igifu umubyeyi anshyira ku nshyushyurega ngiyi inshyushyu ngutwo turyo turyoshye ku mwana arwaye igifu byahajya baba we atarabimenya ko utwite atarabimenya sha kugeza ubwo nagiye kubyara azi ngo ni igifu cyandembeje sha baba we atarabibona ko utwite reka akorwa n'isoni ku bitaro atazinye igikoma kandi yari umwarimu sha nakubeshya uwo mwana namubyaye ntamushaka ari sinamushakaga pe nanze kumureba no kumwonsa menya naravuye ataruzuza n'ukwezi tekereza numvaga nje mu mujyi wo gushaka akazi ko mu rugo ndakorera amafaranga yaba menshi nkazasubira kureba mama ubuse nturabona gusubirayo kuko umwana we nari naramutaye ntamushaka numvaga nzasanga cyaranapfuye iby'isi we njye nabuze uwantereye nda ngo umubyare abandi mwarabyaye ntimubashaka ubu ko ku isi ikoze iti menya ko nari nyiri mutari ndabyumva ntabwo nari mfite imyaka nk'ifite ubu mu gihe waje ushaka amafaranga warayabuze ahubwo bagutera indi nda urugo rwa mbere nakozemo bosi yarankunze aba arayinkitse ari haba wizwe wari ubereho guterwa inda gusa ni ukuri ariko we yabwenge ngurira imiti tuyikuramo nuko yankundaga cyane rero mabuja arabikeka aranyirukana nibwo twahuraga mbungana iki gikapu Yesu mwana y'isi n'ijuru ngufasha kwinjira mu mwuga w'ibyo ukunda rero kuko uvugishije ukuri urumva utarabikunda guhamaho yenda se nyine ndakurusha se nyamara disi umugore ukwikururiye arambabaje nzitwara neza ubu ndakuzariye impamvu nkeka ko utajyanyweyo ni neza ugiye ku kinyoma w'amaho intese wari kumubwiza ukuri kuri mu mwuga w'uburaya ukaba ushaje ntawe ukikureba ukamubwiza uko kuri nyine ni ukuri ngenda ashaje ntawe ukindeba ibyo sininde bikubwiye ubu se undusha abakiriya ko bafite se ujyanywe n'iki wamuho abakiriya baragabanutse n'ababoneka ntibatanga amafaranga batanga udufaranga tw'intica n'ikizi iyo utamubwira ku mwuga wawe basi ukamubwira ko uvuye muri gereza wari umazemo imyaka 8 turahenda ntinda gute uramenya utazavuga ibyanjye ari kuri ni kwiza twumvikane gereza se nayigiyemo kubera njye koko uyobewe ko ari umuntu wambikije ibiyobyabwenge akanyihakana agafungwa kuri kugira ngo ubane n'umuntu neza ni uko umubwiza ukuri akabana n'umuntu azi neza mbabarira cyane ari mbabarira rwose yangiriye impuhwe kuko yambonye imeze nabi numva kuko twahuye cyagiye warabonye umukiriya mujyana kurya ubuzima hanze nkusiga njyenyine ndwaye narakuyemo inda ikanzahaza ntaranamara n'igihe mvuye gereza urumva ngirira impuhwe atyo cyakora wari upfuye w'amaho ni ukuri genda ujye mu bakire urya ibyo ushaka nibura ko ubuzima bwagaruka gusa icyo nzi ni uko kwita umwana mu rugo ufite imyaka irenga 30 nzi ko bizakugora mbabarire cyane ni ukuri ntuzabishobora
buhoro mwana wa buhoro, ayo mazi arashyushye cyane. niba iki kirenge cyawe kikibyimbye ni ukuri nyogoko, nzakujyana kwa muganga ejo. Ndebera rwose iki kirenge cyanjye cyabyimbye kubera iriya mburagasani y'ihene. Ariko si ubundi nyogoko, kuki utabonye iciye ikiziriko ngo uhamagare umwana yigufatire koko? Ubu wo kwirukankana n'ihene suko. Niba ukibyimbye umenye ko nkujyana kwa muganga. Reka nta kwa muganga Deni, rwose ntuzi ko nyogokuru wawe ahatinya. Ubuze ko witinyira ko bagutera agashinge harya nyogoko. Ariko ntukanserereze Denise mwana wanjye. Wangize iciro ry'imigani ukagira ngo wowe nturutinya. Ariko nge nari umwana nyogoko, gusa sinzibagirwa bajya kugutera ukavugishwa koko. Imana yaranamfashije rwose nirwo mperuka. Basuko nabugishijwe nyogoko. Ariko Denise ngo uretse muga ngo ndashyushye we, ngo tera hariya, ngo nako hano, ngo nako ibinini nibyo nkunda, warayavuze we. ariko ubwo ni njyewe wigana koko Deni. Rekeraho, uzi ko ushyizemo n'ubugome bw'urushyi ngukubise. Umenye rero ko niba utarabyimbuka nyogoko ari ukujya kwa muganga nta kundi. Naho ubundi watinda gukira bikambuza kujya gutangirira igihe. Ikirenge si cyo cyakubuza kujya kwiga mwana wa, uzagende rwose. Ariko nyogokuru uzi kukina uransetsa rwose. Imvune mu zabukuru ugira ngo ntiyakugezayo. Ndabizi mwana wa, mena ayo mazi ugaruke wicara hatuganire. Ariko ubwo ubu ndeba ute koko nyogoko? Uzi ko hari ubwo nyitegereza isoni zikanyica. Mba nitegereza uko wavuyemo umukobwa mwiza Deni, nkumva mfite ubwoba bwinshi cyane. Urongeye kandi nyogoko. Iteka umubyeyi agirira umwana w'impungengerega. Nge rero mfite impamvu nyinshi zo guhangayika. Ndabyumva. Nuko yari umukobwa umwe nakundaga cyane nge na se. Nuko ngira ibyago by'ibyabaye mu gihugu cyacu bintwara se n'abasaza be, ariko nsigara n'uwo mukobwa wanjye mukunda cyane. Avuze ko hari icyo yakeneye ngo akibure ngifite, yaba nsebeje mwana wanjye. Nyogoko, ndakumva mwana wa. Wabyihoreye ko nagusezeranije ko nzakumara agahinda watewe na mama. Ihangane, yarambabaje cyane. Umukobwa wagiye kwiga akaza twite, simubaze se w'umwana ngo ashyiga ngo hatadahungabana, akagira atya akagenda atambwiye yagiye, akazagaruka ameze nabi ambwira ngo yabyaye umwana arapfa. Ngo nyogoko, ndakumva. none se ntabwo ari njye mfura ya mama? Denise mwana wanjye, ibyo ntigeze nkubwira ndabikubwira kuko ugiye kumva iruhande ujye kwiga iyo mu mujyi. Ndakumva. Ngo harashashagirana, ariko ibishashagirana byose ntabwo ari zahabu umwana wanjye. Yego nyogoko. Ndakubwira amateka ya nyoko ngo hato utazibeshya ukankorera ibyo yankoreye mwana wa. Nanyarukira mu ruzi bucece nkamira nkeri bikarangira ubwo. Nyogoko, ndakumva mwana wa. Rwose wivuni kumbwira byinshi kuko nzi uwo ndiwe. Gusa sinarenze ko mama yakubabaje birenze kumbyara akakunjugunyira. Yakunjugunye utari uwa mbere rero, ahubwo ushobora kuba uri imbyaro ye ya gatatu. Ye? Bivuze ko ubwo yari amaze gukuramo inda ebyiri? Nawe namenye ko yari atwite yakubyaye, umenya yarashatse kugukuramo ntibimukundire. Mana yanjye, noneho ndi umurame. Iryo zina nashatse kuri kwita, urumva Deni? Iryo zina nashatse kuri kwita, numva naba ngucyuriye mwana wa. Uri umukundwa kuko ukivuka nabonye usa na nyoko, kandi nukuri nubwo umwana wanjye yambabazaga naramukundaga cyane. Ndabyumva nuko nkwita umukundwa Denise, kuko sogokuru wawe yitwaga Gasagure Deni. None se nyogoko, ndakumva mwana wa. Kuki mama yantaye koko? Ubwo nimwaba mwaratunganye mupizo nshuro zose atwaye indakarakara kagenda. Ndakakubura ni wowe mfite imbere n'inyuma Deni. Sinigeze mubwira ijambo na rimwe, ahubwo nakananiranye pe. Wowe ho yanze no kukonsa, ngushyira ku ibere ryanjye ndakonsa. Umubi nuwansezeye. Nagiye ku kazi dore ko nigishaga haruguru. Ngarutse nsangisha yafasha kamabuye. Nyogoko, ndakumva mwana. Wibabara ndakwinginze. Nzakwambika ikamba ry'ababyeyi nguhesha ishema.
amashuri wifuje ko yiga ntayige njye nzayiga. Niba warifuje kumushyingira ntatume yumukorera uzanshyingira nyogoko, sibyo? Nibyo rwose. Gusa ubu wambwira niba akiriho cyangwa yarapfuye? Denise we, karame, uzi ko nta matangazo yo kubika ncika kuva nyoko yava muri uru rugo? Mana we, nyogoko ndakumva. Niyo mpamvu ukunda kuyumva? Mba ngira ngo wenda numve ko bamubika. uvuze ngo icyo budu uvuze ngo iki? Ndagira uvuze nyine ngo n'uwendeye nyina mu nyenga yaramenyekanye. Yamenyekanye se? Iyo migani si inciro y'incira kubera iki? Kuko narakuvumbuye w'amahoro, narakuvumbuye rwose, kandi rwose ikimbabaje ni uko mbabusha kwizera nk'uko yizera uwera yibyariye cyangwa umuvandimwe we atazi kuba agaca mu nkoko. Utongera kuntuka budu, utongera kuntuka nko kwasa. Ariko kuko abantu mwibagirwa vuba. Kandi wa muhungu we sinzi icyo ushaka, sinzi icyo ushaka. Umenye ubona hano bagufata nk'umwana mu rugo ukirengageza uwo uriwe. Wakigoryiwe uyobewe ko uri umuboyi. Ariko nutibuka ubwo uriwe w'amahoro niko ejo bundi wenja muri urugo rurubito ubaka kanya rwose urabyibagiwe. Abo ndakwiyamye utangiye reka nkubwire rwose, reka nkubwire w'amahoro waje urubito rwose usanga nk'akavurivundi. naramaze niko amaze ikisegi uretse gushaka guhemukira uwo kugire neza niko yitinyuka ko kukambara ubwo buntu bw'ubusabusa wambara ukajya kwikaraga imbere ya bosi kuko mabuja ko kubahengera adahari ubugamije iki? Kumenya bakuntumye si gusa. Aya ibyo nkubwira rwose maze kubibona rwose inshuro zingahe 3. Urumva uramaze rwose weekend 3 zikurikiranye. Uhengera mabuja yagiye kwiga ukaraba ukisiga ukambara ako kashipo kareshya n'akuruhinja ubundi ukajya gushiputa paturo umushipota mushaka iki? Ariko nuko nkunda kwiyambarira imyenda impaye amahoro muri weekend. Ibyo uvuga ngo gushipota sinzi ibyari byo rwose. Umudiranje mabuja rwose niwe wakuguriye amavuta yo kwisiga meza uracya ubumuntu arakwandika imyenda myiza ikubereye. Byose birakureba. Ntazi umugambi wawe tu gusa njye narakutahuye ndabibona. Abduru niba umfitiye ishyari uzababwire nawe mavuta yakugurire. Yabamaka isubireho rwose ntukongere kujya guhinira patro rwose utazanamutera n'umwana. Kandi ndakwiyemya umuhungu bwawe rwose bukwambitse ubusa. Kandi sinzi niba rwose utabona ko kwaguhunga umusanga muri saro akaguhungira mu busitani naho ukamusangayo uvuga ibyo uza budo, uvuga ibyo uzi rwose. Kuba utarimo no kuvoma yagiye mu busitani ajyanywe no kwitaba telefone. Ninde wakubwiye ko yarampunze? Ariko nawe rero akijya uvana ubujijonga rwose ibyo bibero byawe umuratira sibyo. Umbwire ko atari umutego ushaka kumuturamo sibyo se? Ambwiye neza icyo ushaka ariko ambwiye icyo nshaka ko wakwambara neza rwose w'amahoro. Rwose n'umwana wo kwambara utuntu tumeze gutyo. Niba ndeba ukanyifuza bivuge neza rwose ntacyo gutwara. Mama we ngira uko agenda. Utambiye ngo ufatire nimero no kuntu yaserutse koko Kayite. Iyo menya kuri vuza hano se sinare kugutuma shagara. Amakuru y'iminsi se ko tuburanye. Ni meza nubwo wanyanze Kayite. Mushyingira umuntu mukamusura rimwe kabiri ntimugaruke na gatatu. Ese ubona ntakeneye inama zawe koko Kayite? Suko kwanga mama. Ni iminsi itagituma umuntu aboneka. Akazi na rwaserera y'ibizamini byo. Ako noneho ndi hafi kubirangiza. Ngasigarana kwandika byonyine. Menya nzaboneka nkagusura. Hasi ya marere indwara yo kumva mfite isereri nkataha nirukira mu buriri. Utono nkabyuka mfite iseseme induka.
ese ko numva turwaye kimwe we kugira ngo ndacyagera hamwe ndotera mu isoko hirya no hino hari amaresitora batangira gukaranga nkaruka wabaye warasamye se kuko gatanazi ko ashaka umwana cyane we wabivuze se bikaba impamo koko umukuru w'umugabo wanjye arashaka umwana cyane kandi rero ukuntu amushaka cyane umenya aribyo bintera stress sinsame aryo imyaka ntibaye ibiri irashize kandi ntibigeramo yambwiye ko ashaka umwana ngo bagenzi be bafite abagiye muri kaminuza ariko se ko atagomba kumwiha ibimenyetso byose ufite rero ni igisubizo cy'ikibazo cye nkubwije ukuri ko yirinze kubimubwira ngo atanatekereza kunyisuzumira agasanga ntatwite akababara ubu waje atabizi rero iyo bimenye ari kunjyana mu bitaro byabo navuze ngo reka mwiyizire kuri aka gakirinike ndagira icyo ntangaza ariko ibisubizo bibaye byiza niba urasanga ari sawa nanjye ndikeka gra ashize nk'amezi 7 mpagaritse imiti nakoreshaga yo kuboneza urubyaro musafiri n'urubyaro rwe barandembeje ngo barashaka umwana n'abana bageze ubwo mu kwisabira afite umukobwa hariya ukabyara buri gihe atahambaza umwana ukagira ngo yasize ntwite wabona byaratunganye rero uko wahagaritse imiti simbizi kuko nabyaye deni nshaka gutangira kwiga mpita ntangira imiti nyuma y'imyaka 5 nshatse kubyara narayihagaritse nyuma y'ukwezi n'igice mbatsamo inda y'uwera none abaye 7 yose nihagaritse bitarakunda none byakwanga ushaka kwibyarira Kayite ko numvise aravuga ko bijya byanga burundu reka izo ni impuha sinibwire ko nshatse gukurikiza umuhungu wanjye nyuma y'imyaka 5 narayihagaritse ngahita nsama se ndabona wari urimo asohotse kandi n'ijya ukurikiraho kuraje gra kandi ntugende utambwira ibisubizo byawe nanjye ndakurindira ngende menye ibyawe Kayite ihangane sibyo ihangane hatagira umwuka wungana nawe rero mu muhanda ndakwinginze rwose murakoze ndeni ndekura ngenda urakoze kuntabara ihangane ariko n'ukuri umbabarire ntumye bakubwira amagambo mabi amagambo mabi ntacyo ambwiye agaragaza ko batarizwe buriya nabo si bo nta burere babonye nyabariye abasore rwose sinzi icyo banshakaho ihorere bantangiye umunsi wa mbere ninjiye hano ariko se ubundi n'icyo bakubwiye gitumye turi kuganira koko Denise si amagambo bambwiye bambwiye amagambo mabi cyane kandi hari andi baraye banyandikiye kwiki kubwira umuntu amagambo yose ubonye utazi ibyamukomerekeje mu buzima bwe urabizi ariko bambabaje cyane noneho muramenye yanjye nkaba mbyivanze kuvuze ko bareba kwandikiye se babonye nimero yawe bate umwe muri bo twahuriye muri gare turazana arazinsaba kuvuga bakaza kundeba ari 3 bakanampamagara basimburana kandi nimero narazihaye umwe aha rero burya tuhazanwa n'intego zitandukanye hari uzaje kwiga ariyo ntego ashyize imbere hari uzaje no kuryoha hari uzamuyewe no kwiga ntijya kwibera mu bindi urumva ntiwabonye babandi barara mu tubari se buriya ababyeyi babo ntibagowe koko none se bariya bakoresha imvugo nyandagazi kuriya ntacyo banyoye kumva biba byoroshye koko mwana yanjye nanga umuntu nsuzugura Deni nanga umuntu nsuzugura kuko ndi umukobwa akagera ko kumbwira ngo bazantera inda ndabyanga we nibyo bikorogoshoye ndebera uko baraye banyandikiye ngo wigize iki wagira ngo nturi umukobwa nk'abandi ejo bundi ntibazaba baguteye inda utwirataho icyambere kuba umukobwa si cyari ntibivuze kuba igikinisho cy'abasore cyangwa abagabo binavuze yewe gutwara inda ubusa abakobwa bose niko baterwa inda ntibagere ku ntego yabo oya rwose baribeshya cyane umusore usuzugura umukobwa nuko batubaha mama we cyangwa mushiki we urakoze kuntabara no kumpa umwanya wawe ukanyumva nta kibazo ubu nagenda noneho ndumva ntuje baguherekeza se naba nkugoye kandi sinakweka ngo wijyane utongera guhura na ziriya ngegera zikagukoreraho urugo sibyo ariko uziko nubwo mubona mu ishuri buri gihe ntibuka izina ryawe we tekereza n'ukuri njye kunzi ryawe witwa Denise yego ndumva nzi nk'uwanyise izina ahubwo ndakuzi rwose
buriya nkikubona izina ryawe narifashe mu mutwe kuko mama wanjye yitwa Kayitesi Denise kandi ndamukunda cyane cyatumye rero papa yita Musafiri ariryo zina rye ni bambatiza de kugira ngo mutagira ishyari izina rya nyine urifate mu mutwe niko nitwa Musafiri Deni oya Deni Musafiri Deni ya Denise ubwo Musafiri na Kayitesi Denise urabyumva ko wagira ngo papa we ntiyabatijwe se yabatijwe Ruferedi yabatijwe Ruferedi wagize amahirwe yo kugira mama wanyu mujye mubakunda bye waba yarapfuye nimba yarapfuye cyangwa niba ariho simbizi gusa ntambabaza cyane kuko nifitiye nyogokuru ntuzi niba mama wawe ariho cyangwa yarapfuye aya ni amateka yadufata umwanya kuyasubiramo Deni oya byanze bikunze urayambwira rwose sinatuma dutandukana ntamenye ngaho se Gatana dore ko ndeba icyoroshye buriya arashaka gutaha we mugashyira ahubwo ubwo niwe unaniwe Musafiri ntabwo dufite amarenga dukoresha buriya yabibonye ko naniwe ngaho babwire gara uretse wumve sheri niwe wahamagaye ngo duhure hano ku ijambo ntutangiye kumbwira ngo mvuge ese Kayite abantu baradufinda ibiki haguruka gara namwe mwigire hino Musafiri n'umufasha wawe Kayitesi njye na Gatanazi twaricaye turaganira twibukiranye ko twamenyanye twumva mubifitemo uruhare runini cyane guhura kwacu kubana kwacu mubifitemo uruhare kandi runini iyi rero ni impano twabageneye abashimira neza yanyu mudahwema kutwereka muri kure yacu cyangwa se muri hafi kugira ngo Musafiri ntashobora kumara iminsi itatu utamvugishije Kayite ndagushimira cyane ko wampuje n'umukobwa mwiza cyane nuko mfite umutima usanga mwabakira mu isi ko mutakira impano yanyu se umuntu wabitekereje mute kuko bura murakoze mfasha tuyifungure sheri mfasha rwose turebe iyi mpano itunguranye kandi rwose turabakunda cyane kuko hejuru turabakunda rwose nifuzaga kuba rero umuhungu wanyu n'umukobwa bahari ariko tubaza dusanga bazaza madamu amaze iminsi mike yabyaye akiri ku kiriri n'uwanjye akazaba ananiwe cyane ari hafi kubyara mbega amafoto meza umwanya kuyehe tuzi gushakisha amwe n'inge wayashatse andi Gatanazi arayashaka yewe ariko niko ye muzi ubwenge rwose mwari mubizi neza ko nta kadire dufite iri nk'umuryango wacu wose koko urandebera Kayite urakoze ariko si ubwo abagore mwembi mutwite murahobera no mutwe turihengeka murakoze cyane Gatana ni ukuri kw'Imana muradutunguye pe turishimye pe kandi turahamya ko wera na Deni nibaza nabo bazishimira iyi mpano icyo nabwira Grace rero nuko yabonye umugabo mwiza witonda uzi ubwenge uyu Gatanazi twahuye ndi umusirikare ari umusivili twembi duhurira mu ishuri ry'ubuvuzi twarakererewe kwiga kubera impamvu zitandukanye ariko yambereye umuvandimwe rwose Gatanazi yambereye inshuti magara cyane umunyereka yambwiye ko amukunda nkamurumva cyane rwose Gatanazi nuko mufata ko Musafiri ari mukuru nuko nanjye nuko rwose tumeze nk'abavandimwe n'ubundi dore umwana uhiye dore umwana ukeye ni wowe cyangwa
mpindukire rero no mu rugo se wamaho ni wowe ni jyewe ari ni jyewe bite se we ariko nawe urasa neza rero urabizi njyewe n'indwara yanjye kumara ufite amakaye n'imetero se ubu ndigasha niga kudoda hariya mu mujyi nyamara ushatse wansabira ababyeyi nanjye bakamfata ubu bagushyize mu ishuri ryigisha imyuga koko hari inshuti yawe y'umutayeri baramumpaye ngo anyigishe ariko ni ukuri nanze kudasuzugura naho undi simbikunda rero ndabizi rwose bikuri gukurika icyitwa gukora mwaratonganye simbikunda pe hakubuza urusaku rwirirwa hariya badodera ararara abandi banamugira amahirwe ntimubimenye ni ukuri ahubwo burankanguye ngiye kugerageza kubika uwo mwuga nanjye nzawigisha uw'amahoro bite mva muri uyu mujyi njye mu cyaro ntangire ubuzima bushyashya urankanguye rwose cyakora sha umwuga twakoze uragatsindwa pe turagatsindwa ni ukuri hari ubwo nkumbura re ego mara ukumbura icyo w'amahoro kunywa ngasinda nadabagiye kandi nkarara ntari njyenyine mbivuga ni ukuri ikindi rero arise ndakumva urugo mbamo rubamo umugabo mwiza baba we ariko naruko uzi ko hari igihe avuga byonyine wumva umutima ugiye kumvamo yego kuko mama warasaze neza neza ndabibona ari mu buzima bwanjye sinigeze nkunda ngo mmenye uko bimera ku buryo nkeka ko aribyo bitangiye kumbaho ndagiye sinshaka kumva nawe ariko hagarara yewe untege amatwi narenze ibyo umbwira mbabarira rwose utege amatwi ibyo ndagiye umva yewe ngize amahirwe yo kuba mwambwiye ibyanjye sibyo abagabo bose nahuye nabo abenshi bamfashe ku ngufu cyangwa nkabikoreshwa n'imibereho sinigeze nkunda pe reka rero nkubwire niba utarakunze ariko ntibuba ukunda umugabo w'abandi b'amahoro sibyo ari Musafiri n'umugabo mwiza si uwawe ariko arirabura bidakabije afite ijwi ryiza arashinguye akaba afite maze akagira ubwo ahantu hose mu gituza ku maguru iyo yambaye isengeri n'ikabutura udahwera gusa umva ari uwawe reka namubwire wamukunda utamukunda umugabo wa Kayitesi Kayitesi yakugiye neza gukura ku muhanda ntuzi ko ari ku muhanda akujyana iwe mu rugo akwitaho nk'umwana yabyaye kuko ubwo waretse kumuhemukira ndabizi kandi ndamushimira rwose kuguza iyo bicaye muri salo ubwo muryamyeho ko numva ngiye gusa reka namugira inama niba ushaka gukunda uzakunda uwawe abasore ni benshi muri abo basore ntiharimo Musafiri wa Kayitesi kandi niwe nakunze nyine urumva ni uwa Kayitesi si uwawe uzi ko ngukunda cyane mama wanjye ariko usigaye ndutisha amasomo Deni nta no kumpamagara koko wakubwira ko umpamagaye nanjye nari nteruye telefone gutya ngiye kuguhamagara harya ubwo uzaza ryari mwana wa ugira ngo sinzaza vuba mama yewe amasomo ari hano arakaze nayo nzi ko byoroshye none nasanze bikomeye nashakaga kugusaba kuzakora uko ushoboye ugasura mushiki wawe Deni dore ndananiwe sinkibasha nasafite akazi kenshi urumva yewe muri weekend turiga ariko nzagerageza mama ndabizi ko unaniwe no kwandika igitabo warabihagaritse nzabisubukura maze kubyara ariko rero nujya kwa muganga uzahita umbwira mama n'ikizamini nzemera gisibe niba ari ibigusibye ikizamini ntabyo nzakubwira Deni uzabimenya nyuma oya mama uzi ko ngukunda cyane rwose ndashaka kukuba hafi nanjye ndagukunda mfura yanjye umugoroba mwiza rero ntakubuza gusubira mu masomo umugoroba mwiza mubyeyi nkunda bye mama bye abandi bana mbabarira Denise iyo nibuka ko turi kumwe rwose mba ngiye kuvugana na mama hanze narakumenyereye Deni wibabara mama nzakwereka mama wanjye kandi uzamukunda nzamubwira ko utagira mama wawe maze agukunde cyane kuko nawe yakoze atamugira nukuri uvuga mama wawe nkumva nifuje kumumenya Deni twigesha twige nukuri nituruhuka uzihangane tunyurane wacu ubundi mumenyane ahubwo uzabanza umerekeze nkwereke nyogokuru maze umusabe uruhushya niki Deni sinatinyuka kukujyana kwa nyogokuru nako kubera iki nyogokuru azajye kubona abone rero nzanye n'umusore yiga mu mwaka wa 2 yahita ahangayika none se wavuye iwanyu akubwiye gucudika n'abakobwa gusa yahita agira ubwoba ko nzaba nka mama
twige ibyo tubireke Deni, ndabizi ubwo utangiye kuvuga nyogokuru wawe na mama wawe mukanyurira kwiga bihagarare. sinumva amabwire w'amaho iyo nyumva ntubukiri hano. iyo utayumva ahubwo ntubu nzindukiye. ngo cy'uwamaho ndakuzindukiye koko rwose Kayite, niba wizera umukozi wawe cyane mwizere kumenye ko ariwe mubi kandi ko yangiriye ishyari nkinjira aha ngaha muri uru rugo. w'amaho abudura kugirira ishyari akuziza iki koko? kuva naza hano uriya muhungu ntiyanyishimiye na gato. urumva wagira ngo akazi ke ko ari ukungenzura, nta kwiyambarira akanyurira, nta kwisiga akanyurira, noneho ngiye no kwiga bwo arasara. aha none se mugenzi wanjye abuduru niwe wakubwiye kunywa inzoga ugataha wasinze koko? kubu wagize amahirwe umugabo wanjye akaba ataraye hano, iyo abona uko waje umeze koko. nyine rwose mbabarira, nagiye mu mujyi mpura n'abantu tudaherukanaga baranyongoza nkoho. ngo bagira bate? nyine banshutse nsomaho, ariko rwose ntibizongera Kayite. uw'amaho ushaka inzu sibyo? ndakugurira imashini muri iyi minsi uzatangira gukora wimenye. kuki? Garasi yanyemereye ko azakubonera aho utereka imashini yawe akanagusigira abagenzi be kuko wagiye kubyara. ubwo se ushatse kuvuga iki Kayite? ntiwumva ikinyarwanda se? ubwo uranyirukanye ko kubera Abuduru Kayite? kandi Abuduru uriya nta kinda nziza nuko mubangamira ntabwo uri. uvuze ngo iki w'amaho ye mbeshyira amarese nkwase ngewe mutoto wa Buswahili. sinakubonye se uha abantu umuceri ukabaha isukari n'amakaroni, narakubonye. ntabwo ibyo yabonye ntanga rwose nibyo wari wambwiye ngo abakene bari baje gufunguza. w'amaho ntacyo wireguza, Abuduru turamuzi ntagira ingeso mbi umukeke. ibyo ahubwo byaramenyekanye. ibiki se ubusinzi bwawe ibintu ushaka gukora amabuja adahari. ntumbeshyere ntakwasa Abuduru, ntumbeshyere ntakwasa. mugiye kubusha se n'umuntu w'umugabo. mabuja rwose uyu mukobwa rwose waramuzanye umwita inshuti yawe ariko nta nshuti yirimo. ariko wazi ibyo Abuduru hari yambara utuntu duciye gutya nyine tumeze nk'impinure akirirwa aheneye paturo. ngwiki akaba kandi Abuduru irinjajwa. ngewe rwose naramwumvise yivugira kuri telefone avuga ko kwamukunda pe. iki kigoryi gishaka kumbeshyera ngewe ndakiyamye kandi ndakwiyamye Abuduru. Abuduru subira mu kazi kawe nawe w'amahoro itegura ujya aho wari ugiye, ariko ibyo twavuganye bitegure mu byumweru 3 ugomba kuba uvuye hano muri uru rugo. rwose sibaho gaho. ariko wihangayika ndumva nta kibazo. gusa uko nimera Musafiri utariho koko. Usema magara umugore we. uretse ariko ndumva buribwe bwashize. oyagara reka mwoherereze message nakanguka kayibona rwose arahitaza. byutsa wa mukobwa yashyuhereza amazi niyo hagire. ubu nta kibazo wagira, ibikoresho bishoboka nakwifashisha nakwibyariza birahari. sinabyemera gatano. kubera nshakira amazi nkarabe tujye kwa muganga. Aro Musafiri, nari nakubuze ndagira ngo uzungereze umugore kwa muganga. ubusigire kirageze gatana. yewe simbizi yicaye aribwa cyane. ndaje. yego nyarutsa rwose. byuka bitegura numva ko Musafiri aje. ariko uzi ko wapanitse nkaho utari muganga gatana. kuba muganga ntibikuraho kuba umuntu gra. kandi niko imfanya maze igihe ngitegereje n'amatsiko menshi. birongeye ahubwo si imyenda y'umwanire ajya varisi resheri iri mu cyumba twateguriye umwana, ariko hari imyenda itarimo. mbwira wa mukobwa agufashe yose arayizi. ejo twari twayiteye ipasi. none se gufasha igisheri izo mbaze mwagire se. genda utegura imyenda y'umwana yewe n'ikindi kurandajyayo.
ariko ubu nta makosa yawe sheri kuva nimugoroba wafashwe urabihishe gatanazi ajya gukora ibyo nakubwiye Musafiri ari hafi kugera. menya ko ari se ngewe ntagukigikiye w'amahoro singushyigikiye na gato uriya muboyi sinava muri rya rugongo ndamusige mari sinshobora uramuhora ubusa ntabwo ari ubusa niba yarakubonanye ingeso mbi ntiyari kukwihorera ari urabyumva neza ntuzi urukundo nkunda uriya mugabo niyo mpamvu uvuga utyo umukunda se ari uwawe ndatekereza amagambo Kayitesi yarayambwiye umva umujinya urangije ari umva uramuhora ubusa rwose yakwakiriwe mu rugo akugirira neza agufasha uko ashoboye kose niba ko haba bikunaniye muvire mu rugo amahoro rwose uze nimpava nzongera kubona Musafiri gutari ariko uzikuri umusazi w'amahoro Musafiri n'uwawe cyangwa n'uwa Kayitesi numva nagerageza nibura akandambikaho umusaya rimwe ryonyine umva ko nakuyemo inda uriya wayinteye nayibyara pe w'amahoro kuva namenya ko ukunda uriya mugabo naraguhanye ntushaka kumva none jya kwivuza bakuvura izo ndwara zo mu mutwe urwaye impindura umurwayi ari urarwaye genda se nyine undi yarakubonye umeze nabi akugirira impuhwe kwinjiza mu rugo ye nk'inshuti ye ngo agufashe none nyumvire w'amahoro ibyo umukoreye w'amahoro nubwo twakoranye umwuga w'uburaya ariko njye sindi umugome nkawe ibyo urimo gukora ni ubugome wireba uruhande rumwe wireba uruhande rumwe pe oya rega nanjye ndi umuntu mfite umutima ukunda ukunda undi muntu kuko nahohotewe nkiri muto sibyo abagabo nagiye mbona bose babaga ari abagome kuntera inda bakazimpuzamo uya rero njye niwe mugabo nabonye utandukanye n'abandi none sura ko ari umugabo wa Kayitesi urashaka iki nyamara urarwaye wa mukobwa we ndabikubwira ntubyumve ko we nabyuze afite umutima w'ubumuntu agira impuhwe hari ubwo rero nanyereye ku makaro nyakoropa aranterura ndambika ku ntebe ariko ndaruvuga ajya kuzana imiti aramvura ambwira neza mbese numvise nshize numva ari yarakuvuye nyine akubwira neza kuko ni umwuga we ni ukuvura abantu nta kindi ubwo se numva ko yakoraga akazi ke nk'umusirikare ushinzwe gutabara kandi nk'umuganga ushinzwe kuvura ntabwo byumva icyo nshakira kwikiza iriya mbwa y'umuboyi rero ni icyo gihe yaranyoresha ngo ninyereje ni ukuri nabyo wabikora ariko njyewe niko mbona ari nawe koko ni ukuri umenye ko wagiye mu rurura rwo rw'abandi nta gushira amakenga w'amahoro kandi nanabikubwiye ku munsi wawe nyamara wankekeraga ubusa ni ukuri uzi ko kuva nagira muri ruriya rugo ntarahura n'umugabo amfada ni ukuri kwima n'inzoga nazinyoye ejo bundi mpuye na ba Sabrina bankoresha urugomo reka nkubwire wivunika ibyo uvuze niyo wabintera muri seru sinabyemera byemerera uko uko bimeze ubu iby'abagabo nabicitseho nkunda umwe wenyine uwo bandi ariko nawe kandi rero ushatse kwibuka neza wagiriwe ntiwahemukira undi ni ukuri kuko indaya ndabazi ushatse gutura uriya mugabo mu mutego wabikora rwose kuse wowe ubu najanje kukugisha inama ariko wo kwingira urancira imanza kuri mu bari reka nkubwire ni wowe mubi uri mubi cyane wowe utibuka ineza wagiriwe sinuvuga urutinyuka navuga ngo ukunda umugabo wa Kayitesi ahubwo uranahubuka umukobwa mwiza utinya amazi turangije kwiyuhagira mama yitegura ataguha ibere nditeguye nabanguke wanze Mariya potaje naguhaye gram kuri ndumva igeze mu muhogo Kayite wari ushonje mama unse umwana umukikiye neza madara dore mushyigikira utyo biratuma afata ibere neza mbega umukobwa uzi ko nanjye azandya ubwo utakibabara se byihorere Kayite mbega urugamba kwicara ikibazo konsa ikibazo ye baba we uyu munsi ndataha kare rero ndashaka gukemura ikibazo kiri iwanjye wa mukobwa n'ubu ntaragenda yaranze neza gra ariko narabikubwiye Kayite ujya kumuzana nakubwiye ko kwinjiza umuntu mu rugo byoroha ariko kuhasohoka ari ikibazo rega Grace y'uwamahoro ambera umukobwa mwiza ari kuzava iwanjye agiye gushyingirwa ariko yitwara nabi pe maze kumufata yasinze kabiri ahanganye na Buduru
none se ko amufashije akiga imashini ukaba warayimuguriye aranga kugenda kubera iki? iyo mubwiye kugenda ararira bikarangira amubwiye ngo nareka azagendera. Uzareke Musafiri amwirukanire. Musafiri ntiyamwirukana gra. Ibibazo bye bizwi na Buduru nanjye twenyine twarabimuhishe. Ubwo rero uzi ko atabizi? Se niba abizi akaba yarabimishe. Ntudafata icyemezo n'akazi kawe. Hari ubwo mba namaramaje nafashe icyemezo ngatekereza ko atagira ababyeyi nkanjye. Mbese nawe urabyumva nkamubabarira. Ariko noneho ndabyikuramo gra. Ntiwatunga umusinzi usinda gutyo mu rugo rwe Kayite. Umugabo we ntusinda. Yazakwigishiriza abana imico mibi. Tekereza rero we ruza mu biruhuko bakaba bari kumwe mwigishije kunywa inzoga. Cyore wambaho ubaye iki? Ubaye arikoze rise we. Ndarikoze n'ukuri sinabishakaga. Ibikizi? Ari ntabyo rufite hano gume kuko ni inywere. Ukomeze ncuruza bye. Ayiwe n'ukuri niba hari icyo kumazana ni inywere we yewe ndapfa. Reka nkubwire ntabyo ari heruka muri iyo nzu. Ayiwe umva hano mafite amafaranga. Akira muri izo cupa ndumfuye n'ukuri birangiye. Inzoga se niyo kuramira. Ariko se ubundi ibyo uvuga ngo ntibabishakaga nibi. Kuki kuntera ubwoba? Imana nimbabarira irya none sinzongera gukora icyaha pe. Ukoze icyo wamaho kutakimbwira. Ukoze zibararize we umenyenisha abantu batatu. Ariko n'ukuri sinabishakaga pe. Wisha abantu bangize umugero hano w'amahomba barasohoka. Sohoka. Sinabishakaga n'ukuri ko Imana arise we. Niki cyari ko kutavuga? Umukozi wo gusahita nyerera ahantu kandi atwite indankuru. Kandi umusore uhakora rwose yashatse kuzamuka yirukanka ngo amuramire. Nawe aranyerera bose bari barangura. Ariko se n'ibiki ukoze kutavuga? N'ukuri sinabishakaga ari. Nose niba utabishaka guhunza iki? Kandi wamaho narakubwiye gukunda umugabo w'abandi. Ubwo kuko uratinyutse usunika Kayite se wakugiriye neza? N'ukuri asanze nyine mbese ubwo se kirariswa neza. Bino nyine ukuntu byagenze. Mu gitondo yagiye ambwiye ngo ngende kuhava birananira neza. Ubwo nyine agarutse musanga kuva mu rugo rw'abandi. Tega amatwi ariko wowe nyumva. Ndakumva ngaho mbwira. Ubwo nyine agarutse aramamagara ngo ampe amafaranga ngende. Musanga mu cyumba cye. Nyine ubwo nari ngiye gushyira amafaranga mu gasakoshi kanjye. Ngafunguye karancika kitura. Hanyuma se umusunikira iki ntabwo ndi kubyumva. Tega amatwi yewe. Nyine ngira ngo umusakoshi nsanzwe mfitemo ifoto y'umugabo we. Gusa ifoto y'abandi bitunga gute? Nuko barayibonye. Arahaguruka atangira kuntuka. Nakubwiye ko urwaye wanga kubyemera. Mva se nyine. Ubwo rero yambwiye amagambo menshi. Abantu bacecetse nawe urabazi baba babitse byinshi. Utakubeshyera kase. Nuko aranyurira nanga kumusubiza ndamuhunga. Sohoka mu cyumba ngeze hanze araza ndambika imbere. Kandi nari ngeze kuri esikariye zizamuka hejuru umuhunga pe. Nuko uramuhirika? Rwose sinamuhiritse ari nyumva neza pe. Nashatse kumwigizayo ngo nitambukire. Abaranyene yarahira maguru ko mwegura. Atwite we. Uwo musore rero yazamutse yiruka ngo muramire bose bari barangura. Uko niko kubarenga ndiruka. Umva mubwire w'amahoro. Subiraho gira vuba kuko nibakubura baraguteka. Gira vuba sohoka. Iruka. Subire cyari ho koko. Deni, ihangane w'umugabo. Reka gatana ntushobora kumva ibyambayeho. Ninjiye mu nzu nsanga amaraso atemba. Mama agaramye hariya. Abuduru yari munsi y'akabati. Ishusho yabo yanze kumva mu mutwe. Ariko se ahundi umuntu ari mu rwego kubwira uko byagenze. Gatana sinkubeshye. Icyo nakoze nabaye nk'umusazi. Ubundi mvuze induru. Ariko kubw'amahirwe papa barinjiye. Byakubiraho pe. Bakubwiye ngo iki papa? Nyine
umwana yavutse ni muzima, bamujyanye aho bafashiriza abana bavutse igihe kitageze. none nawe ukayitesize. mama ameze ati papa kutatubwira? baracyarwana no guhagarika amaraso. Deni yavuye cyane kandi n'ubu ngo baracyafa. mama ihangane Deni, mama we, hano umwana ntitwari tuzi ko abaho. ihangane rwose. ntabwo ushaka kubyumva. Gatana, ndakumva Musafi. sigana na Deni hano ujye kureba uko Abdul ameze. hari ibintu bikubaho ukagira ngo ni filime ureba. reka njye kumureba papa, reka ngende. reka Gatana azaba ari ujya kumureba, sibyo? tugume hano amakuru ya Kayitesi aza yose atugereho turi kumwe njyewe nawe, sibyo byiza? ni ukuri mukomere kandi muhumure, numva nizeye ko akira. Kayitesi n'ubuzima bwanjye Gatana, musabira kirepe. ntabwo mbizi. twese n'ubuzima bwacu papa, ni inshuti yacu, mama wanjye, umujyanama wanjye, umunyamabanga wanjye, mbese ni byose kuri njye, umuntu nzi kurusha abandi muri iyi si. ese ko nanjye numva ntashobora kubasiga mwenyine. jya kureba Abdul Gatana, genda urebe, nawe ni uwacu. gusa sindabyumva impanuka yabaye iwacu muri saro, hari Abdul na mama bonyine, akabati kagahanuka. simbyumva rwose. ibyo reka tubireke, abagiye gukora iperereza ry'ibyabaye bazatubwira uko byagenze, kuko nanjye sindabyumva mwana wanjye, ntabwo mbyumva pe. ahubwo Musafi, dore muganga arakurembuza. kumbona yikoreye amaboko papa. Muri iki gice cya mbere cy'umukino Inshuti z'iyi si wanditswe na Kubwimana Serafine, mwumvisemo Musafiri mwakiniwe na Niyitegeka Graciani, Kayitesi mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Uwamahoro mwakiniwe na Karangwa Liliane, Mukarugero mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, Gatanazi